icyo nshaka njyewe nigga njyewe mvaho sinzi icyo ukeneye na zindi nzira njyewe ndimo zana iyo peme tubone kuvuga bizima me and my bro turi kuri movie idasanzwe. Hey, yo, what's up, party people? I go by the name Pizza Petit Stanley from Karinikot Empire, man. As usual, any hip hop table is all about culture, it's all about entertainment, man. We most never any one of the finest girl in the country, man. For sure. Now, my boy. The pretty goddamn gangsters in a boarding today, man. The pretty goddamn gangsters. So, sure. Welcome, Reserve Crowd fam. You good? Yeah. We ready to do tamo? Shandi ready. Aye, for real. So tudatinze rero pretty. Yeah. Hano muri Zap Club tuba dufite segment number 1 ibimeze guri cyane ukuvuga ngo ngo kubita imwe muri rhyme uba waragiye wandika mu mirongo yawe muri tracks zawe, then iyo wibuka verse tuyitamo, then tukaba tuyiganiraho nyuma. You ready? Tamo. For real. Boro ya mbere ni boro kubita ngo icyo nshaka nje ni racks nigga nje mvaho sinzi icyo ukeneye na zindi nzira njyewe ndimo zana iyo peme tubone kuvuga bizima me and my bro turi kuri movie idasanzwe na support yanyu ndi kubona umutsi nugera sinzigera na nje mbareba. Yeah, that's what's up. Track yitwa ngwiki Lego wayikoreye he iyi track? nayikoreye ku muji bita Buyaka. Aye. Muji wa fresh. For real. Hey, that's what's up. Rhyme number 2, we going more energy, more shit. For sure. Boro kubita ngo it's me versus me, nta muntu duhanganye, man. It's me versus me na muduhanganye shedya nta kintu byankora ubu ni judge ubundi sawo niwe muhanzi wa nyawo niga nabiceri tuvamo wajyana injyana ya Brent abarapa bari bro baravunika nukavuga ikintu utagihindura ubugenzura nta muntu wakunumye niga reba ibyo yereka ibyaye nzira n'inyizo kunyuramo gusa bisaba kata kuzigeraho. Yeah. That's what's up, man. Track yitwa ngwiki it's me versus me. It's me versus me. For sure. Yakorewe hehe? Nayo ni kwa Buyaka. Buyaka is your nigga. For sure, ni umwerera boro zanjye zose tu. For real. That is so good. Big shout out to my nigga Buyaka. Shout out to Buyaka. Aya. Boro ya gatatu ni boro kubita ngo nika amabatu ko engire. Nigga, I'm about to go and get what the fuck did you think I be doing? How I be making money day and night. Kids don't play the game, they know how to get. If you ain't, mama, get a fuck on my face, huh? Get a fuck on my face. She was trying to escape that darkness. She be making money every day. No, she a hustle, my boy. She know how to live it in trenches. Young nigga try to get me easily. I'm busy chance this, but she against time prison center. Yeah. That's what's your body was kwijurira be kwigis goddamn bleed, man. That's a goddamn bleed. Yeah, just yeah, dance. Sure. Track yitwa ngwiki no. The tags. What? Tags. Them tags. Yeah. Tags kono kuri kabisa. So iyo yakorana ni Buyaka as usual. For sure. God damn. Niwe. Buyaka. Tubuze kumugarukaho. Rhyme number 4 ni boro kubita ngo niga yansangaga insekera. Aye. Baravuga ngo iyo niga yansanga insekera kandi ari we mwanzi piti wa mbere ukomeza unyinyuza imbere yego wa mwijima twarabonye ikirenzo wabonaga ndetse niga wari kumbwira ukamona payment aho kumva gutajya wishyurwa Yeah. Track yitwa ngwiki Ups. Yeah. Ufite aba ups pretty. Best chat. Ningasa. So rhyme number 5 ari nayo yanyuma twita twitangira none show yacu ni boro kubita ngo every time you know ubugomba kuba maso. Baravuga ngo every time you know ubugomba kuba maso urabizi you got long way niyo mpamvu ugomba kubikora
ye amusamana ishirana dukomeza dukora akazi mfite imana yanjye iruhande rwanyu nago naraburiza abo wafashije bageraho nabo bakaguta the time I needed you waramungagana naragarutse gusa ibyo nacyo bivuze we keep on grinding we hustlers mama gomba kuba pro yeah I'm still on rushing okay that's how we doing man. Yes sir so tubere yuko dusoza ino segment segment ya mbere nshaka yuko unjuririra iyi boro wakubisemo ngo niga I'm about to go and get it. Okay niga I'm about to go. Yeah. Okay, Tkaji. Alright. Nigga, I'm about to go and get what the fuck you think I be doing? How I be making money day and night. Kids to play the game, they know how to get. If you ain't, mama, get a fuck on my face, huh? Get a fuck on my face. She's gonna ask that so she be making money every day. No, she a hustle, my boy. She know how to live in the trenches. Young nigga try to get me easily. I'm busy just this, but she against our prison same time. Yeah. That's what's up. For sure. Ni imwe muri favorite shit yawe iri out there, man. Yeah. Till today kabisa na indi bora kubita ng'inkome nk'iyi bora. So big shout out kabisa kuri stuff. For real. So now rero ubu ngubu the pretty goddamn gangster ubu ngubu ari cool yamaze kwisanga kuri Zap Club. Ubu ngubu tuba tugiye guhita tujya muri segment ya introduction kwibwira abantu n'iki n'iki. So who are we having here today? Mary Musi dufite nde muri Zap Club? Let them know. Nje ubundi banyita Pretty Gangster. Alright. Amazina yanjye nyayo ni Kesi. Alright. Natangiye gukora umuziki. Alright. Imyaka 2 ishize ariko professionally hago ari imyaka 2 ishize nyine nejo bundi niki kwaba hazamo ibiboro byitsazi naho urabizi tu so si just je birahagije umushaka kumenya big mo yakwinjira mu gaciro personally that's for real. So we munsi rero umunsi dufite pretty goddamn gangster, man. You can tell that she a pretty goddamn gangster. Pretty gangster. Dufite hano. Kubera icyo hisemo pretty gangster, bro. Subizi taka izina ari ryo muntu. The pretty and nyine nashatse kugira. For sure. Uri kumva nashatse nyine ikintu na muntu wundi nyine nari nabona witwa Pretty Gangster nyine nashatse kugira izina riri unique, you know. Uniqueness is power, you know what I say. Sure. Uniqueness is power. So ninde mura ku inspirinze kwinjira muri game? Nawe. Come on, man. Everyone inspiring, man. Nawe walaje nawe. So need ryari were realizing that you can do this shit, like you can hop up in a beat delivering rhymes meze gutyo. Sha njyewe nabitangiye ndi nko mu 5 primaire ariko njyewe najyaga mfata boro z'abandi bantu tu nkazisubiramo nyine izo boro hanyuma nyine mera arambwira uracyari umupeti uri kumva ubikwanye banze nyine wige tu hanyuma nza kubisubiramo ariko nyine umva nibwo nabimenye tu So Pretty Gangster music imeze gute ku mu female ku muntu w'umukobwa hano mu kibuga cyo mu Rwanda ubona music imeze gute? Music hano mu Rwanda tu iracyari hasi kuba bebe ariko tu uri kubona nta bebe benshi barimo n'iki biracyari insazi noneho naho ugiye hari nago wowe ubushaka business ariko bo nyine bari kuzana izindi boros ushona speak your chest out bashaka igifem more than that shit urashona ariko njyewe izo boro zabo mitambata huzo reka ntago waza nizo stuff kuri Pretty Gangster for sure njyewe nimba ari ibiceri rikumva ubwo tuba dufite n'ibintu twapanze bigaragara ntago njyewe wayamera ubuntu so shona tags bro for sure you can tell she attack bro yishaka pulling up n'ubujuga n'iki
for sure kandi ni insazi. So Pretty Gangster ni demo artist ukunda man uko byagenda kose ufite umuntu ureba ukavuga uti this nigga are delivering some real shit. Mu Rwanda oh yeah, worldwide like ngende gushaka kumva like kuko utangira kwiyumvamo hip hop kuko aba baby benshi batangira career ya music benshi bararirimba nicyo kintu kiba kiri hafi tu noneho wagiye the other way uri umuraperi umutraperi wa dance ndi muntu nyine udeliveringa stuff ku buryo uvuga ati hari umuji bita Nemzi tu n'undi bita Dirio Sawa nande na abo ngabo nibo baje hafi tu abo ngabo nje nibo bankoma. Wow, none ikintu kirenze na n'umusista urimo kwinspiring. What about them Glorious, Ice Spicy and shit? You don't like that shit? You don't fuck that shit? Correct. That's why you are tag, bro. For sure. Numa uri tag kabisa. Nje nago mukunda tu. Bro. So Pretty Goddamn Gangster ahangaha mu Rwanda no muri music hano mu Rwanda mbwira abantu batanu bagukorera staff kumva like for real batanu bonyine. So mu Rwanda barahari man. Uwa mbere ni njyewe. Uwa kabiri ni bamwita OG Tuton. Uwa gatatu bamwita Ubwira Kane. No. Ubwira Kane uzakujya kubushaka mane na wararenze tu na warabinkorera. Ubwira Kane, I need you my nigga. Sure. Let's go. Haje ubwo nageze he? Uwa gatatu. Uwa kane ninde? Uwa kane ntawe hari. Nawe. Ukuvuga ngo abanza Pretty Gangster akurikiyeho Pretty Gangster akabona kuzaho batatu. For sure. For real. Pretty Gangster ujya muri studio bwa mbere like atari kuvuga ngo ugiye kuyisura cyangwa ugiye kujya ujya muri studio ugiye kudeliveringa verse yawe bwa mbere. Ni ryari nimba ubyibuka? So nago mbyibuka fresh ariko byari mu kwa karindwi gutyo. 2023 tu. For real? Yeah. Ariko umbe ngo stu nagiyemo ni insazi nese mvuga ndabiretse. Byageze gute bari dushiyaringe kuri baje bari nagiye muri stu man uwo muji yari yasinze ndavuga ari mu gifuri ndavuga ibi ni ibiki noneho akazajya dukorera boro nkumva nago nyine ijwi ryanjye riri gusohoka ndavuga nago bishoboka. Your house iracyakora sugwa sha uwo muji nyine ahora yisindiye tu nago nanjye nasubirayo. Bro what way nyine wapi ndi kumwe n'abaji banje tu kumwe n'abaji bawe like Pretty ukivuga no kuri icyo kintu kumwe n'abaji bawe muri industry ya muzika hano mu Rwanda especially muri hip hop. Ninde muntu like wagerageje kugufata ukuboko akakwereka ati ahangaha bigenda gutya ntawe wamfasha akaboko ntawe. Njye nari nifasha akaboko kuko nta muntu njye wamfashije ngo arambwira ngo ibi ngibi gutya na gutya reka njye byose narabyitigitiye paka mbibonye paka ugeze ahangaha. For sure. Bro ndacyanakomeje. You are tag kabisa. So iyo ngiyo ni house ya mbere ibwo Boros ubwo wakozemo aho yarasohotsera. Wapi se urumva yasohoka none byararangiye. Noneho boro ya mbere wa deliverinze verse ya mbere wa deliverinze ahantu igasohoka ikajya out. Ni ya indi mani wemera. Okay. That real shit. For sure. That's the real shit. Ya boro muze kwisubiramo. Nago ariko bazikunda. For real. That's my real shit. That's my real shit guys. So Pretty Gangster hano mu Rwanda hari genre zigiye zitandukanye muri music. Hari ama Afrobeat, hari ama R&B, hari ama Afropop, dancehall
n'ibiki kuki wahisemo rap nayo turi wite tuyigarukamo ko nayo ifite mu segment zayo kuki wahisemo rap shanjye urumva abantu benshi mani nyine bajya muri izo boro z'ama afrobeat abenshi tu baba baby kandi njyewe uri kubona muri rap ntago nyine harimo akavuyo kenshi kaba baby n'iki rero njyewe niho nashaka kwigira tu ibyo bintu bya R&B njye numvaga ari wazi uhunza akavuyo kari kari wapi nta nubwo ari n'akavuyo gusa ni kwa kundi uba ukunda ikintu tu for real so no muri hip hop naho haba harimo boro zigiye harimo mu segment harimo drill harimo trap harimo wenda ama hardcore old school atandukanye izo nizo eshatu wenda navuga ko harimo izindi nyinshi maho ngaho preferring iyihe muri izo zose drill trap hardcore njyewe ni drill ariko nyine zose zirankoma tu ariko nyine my favorite ni drill kabisa so pretty goddamn gangster hari instrument nimwe ya muzika uzi gucuranga wapi none se ubwo ngubwo like yuri nko gukompoza indirimbo like feelings uba ufite mu mutwe wawe ukuntu ushaka ko beat ibiri kugenda gutya bigenda bite njyewe mani mbwira uwo mujibu yaka ambwira nyine boro nshaka ko ankorera uri kumva nkamuha nyine nk'indi boro nyine ari bugendereho tu numvishe biri bujyane na boro nshaka gushyiramo for real so kuri Pretty Goddamn Gangster umuziki mwiza ingoma nziza ingoma ibimeze gute ingoma nziza kuri Pretty Gangster ingoma nziza njye kuri njyewe si ibyinitse nakumva ahubwo nirimo nyine nk'ubutumwa message nyine ku bantu tu cyane ba street niki bava muri trenches why uri so focused kuri trains life and kuri street life kumva kubona abantu bava nyine mu byuzuye niki bari kumva hip hop cyangwa izi boro zacu ntago wapfa kubibona tu ariko nyine ba street niki nibo baba bari kuzimedita uri kumva unababwira boro baba nihebye bakongera bakumva nyine undi muji umeze nk'abo bakongera bakavuga ati uziko bya bintu natwe bishoboka so you Pretty Goddamn Gangster what about you is you from Mubyuzuye cyangwa from the trenches the trenches okay twebwe nje nago ari mu byuzuye nyine biraho ni mu bicagaze man kubona nyine njyewe uzi impamvu si mu bicagaze uzi impamvu njye nuko man mbona ahantu ryama niki kumva nkanarya sibyo nicyo kwambara aho ngaho ni mu byuzu nyine hararinganiye ntimufite bima ntiparitse ni wazi nkubwira njye man imana yarampishe ntabwo uri kubibona ntabwo uri kubibona rero abantu bava mu byuzuye like for real ntabwo ku mugani bapfa kumva zino staff zacu ngo bazumve banazinjoying abumva ari urusaku babashaka za zindi z'abakwisizi niki amashu kabisa for real that is so dope of you man that is so dope of you I was Pretty Goddamn Gangster man so pretty like uribona hehe in the future man like nihe ushaka Pretty Goddamn Gangster kuba ari in the future mu mwaka umwe cyangwa ibiri iri imbere nubwo tureba ibintu bya danje shanjye ndikumva nyine ntago ndi kwibona nyine ndikumva ndashaka aho nshaka kuzaba nditu ndashagiye kuzaba mfite ibiceri kuko ntago wagira femu nta biceri ntago ibyo bibora n'insazi uri kumva se
hanyuma n'indirimbo zanjye nyine zikajya zumvwa n'abantu benshi kandi nyine zikabagirira akamaro. Yeah. Sizo se? For real. Nizo kabisa. Nizo. Nizo kabisa. So, Jenny ya boro nshaka. So, pretty goddamn gangster. Ikibazo. Aho kugira ngo ube famous nta giceri. Ukaba famous ukajya utambuka bagasasa n'ibitenge. Cyangwa ukigira igiceri cya ariko ukaba uri yanigiri quiet iri aho ngaho ari wazi ya dance. Rex. Ushaka Rex? For sure, man. Nase uraba famous. Cash cyangwa fame? Reka tubivuge gutya. Ushaka cash cyangwa fame? Nje ndashaka cash. For sure, nje bamitishijemo bakambwira uragira ibiceri cyangwa ube famous nta biceri. No kuvuga ngo yewe pretty goddamn gangster uri muri game kubera ibiceri. No. Ntaga ni ibiceri. Oya. Wapi si yo boro ndi kuvuga n'ubundi abarapa barabizi bari broke. Ariko uri kumva jewe boro narindi gushaka kuvuga baguhitishijemo nyine nta bundi buryo buhari bakakubwira ibiceri cyangwa se niki. Natora njye ibiceri ariko njye ntago ndi muri music kubera ibiceri cyane tu. Ni kubw'urukundo nyikunda. Ase pretty goddamn gangster tautu yawe ni iyihe kubera iki like abaraperi benshi baba bari block man no kubera iki? Sha nanjye icyo kintu nicyo ntarabasha gusobanukirwa. Sindi broke cyane ariko ndi broke. Uri kumva se? Je boro. Uri kumva se? Jewe mani. Uri kubona abantu bamajije kwibayira bamwe uri kumva badafite niyo boro y'impano n'iki. Bakahita bumva ngo bajya mu muziki. Ugasanga bari kubizanamo akavuyo n'iki. Cyangwa abantu nibatugirira icyizere nanone. None no kubera iki abantu batabagirira icyizere kuki bakigirira abaririmbyi nanjye ntago mbizi gusa nyine uko baba badukeka tu kumva se nyine nta cyizere batugirira nyine ukuntu baba badukeka bituma ari byo nyine batuma bataduha icyizere tu. Ariko rero like ukuntu badukeka baraperi ni mwebwe iyo sura ni mwe mwayihaye abantu like reka tufate urugero rwa mbere sibyo? Reba ya show y'abaraperi icyumba cya rap right? Wari uyizo yumvishe right? Narayumvishe. Boro yabaye bwa mbere iraferinga right? Ibaye n'ubwa kabiri abagombaga gukubita niho birangira badakubise. None se ubwo umuntu uba wishyuye igiceri cye yaje kureba kanaka ntamubone bwa mbere ntamubone bwa kabiri urumva ubwa gatatu yamwizera. Ibyo ni ibintu bibaho mane n'abaririmbyi byababaho nose nimba hari boro batumvikanye nago aho ngaho birumvikana byabaye kabiri n'iki. Hako no kubaririmbyi byabaho si ukuvuga ngo kubaraperi n'iki ngo nibwo wape ahubwo niko abantu babishyizemo tu. Pretty urumweza nguna hip hop wadance man that's a goddamn gangster man. That's a goddamn gangster. Movie eshanu cyangwa eshatu ukunda? Movies eshanu pretty goddamn gangster akunda kabisa. Nago nzibuka amazina ariko ziba ari holo nyine ziteye ubwoba. Why? Je nuko nyine nkunda filime ziteye ubwoba tu movies ziba ziteye ubwoba niki. Nago nkunda drama shit kareka. You don't have no drama shit. Nago ureba novela wowe. Nago ureba novela. Wandi bakobwa wari supposed kureba. Wapi nitsazi. Uzaba tag kugeza ryari April Garden. Fuye. Allah. Fuye. Hari igihe sometimes juba more romantic. Anytime. Wapi. Juba romantic. Wapi. Skating hard. Wallahi. Skating hard. Nje nago izo boro byanze shobora tu. For real. So pretty goddamn gangster nabandi bakobwa hano muri industry ya music hano mu Rwanda bakobwa b'abaraperi kazi nkawe
mukora like wa mentioningamo nka batatu ko abantu batanabazi mudakorana abuzi tu bakorana bo abonzi sabo ni bande nabonzi ndizi na undi nzi pretty goddamn wallahi na undi muntu ndabona mani urapa w'umubebe nyine turi like nyine same age too for real yeah I'll find you one okay undi muntu nawe wazimiye nzi you promise me ko nimuzana uzagaruka hano mukabikora for sure for real word my nigga word kabisa so apart from girls abandi bakoboyi bakora music hano mu Rwanda especially hip hop type shit urumva nabaye bantu mane like nyine babikora neza ukabona ko ukavuga ati pretty gangster uyu muntu arabikora arabinkorera man sinabakubwiye se ni babandi babiri oje tutona ubwira kane ntabandi akubwira kane ndamushaka nshaka iyo nigga for sure nshaka iyo nigga ubwira kane iryo jambo ubundi mu kinyarwanda ntabwo riba habaho ubwira kabiri ariko ubwira kane rero wenyine uri kumva kanarenze ubwira kabiri ubwira kane agombe kuba ari something else for sure agombe kuba ari something else kabisa ari gukora music hano mu Rwanda ugashuka ukora ama audios ugashutinga ama video ko ufite ama video like bimeze nkaho biri expensive no ma video yawe biragaragara ko uba wakoze ntago biri expensive man bibora so iyo income yo uyikura hehe like gukora n'ibyo ngibyo bike bikura ngiye kubera ngiye mfite mail nyine ubyumva tu akana supportinga n'iki nawe ajya nyine ajya mfasha tu akana mu buceri hanyuma ngewe ari ukubona nyine bajya bambwira ngo njye gukora nka bone nyine performing ubwo ibyo biceri bantayemo leta nshaka kubona nyine nkora nka video n'iki ama performance maze gukora nk'ama performance ngangaye nibwo byibuka ubusi nka 6 gutyo 5 nago ndibuka fresh check ya mbere wihawe mu muziki ahantu waririmbye agacheck ka mbere watahanye pretty goddamn gangster agakoresheje agacheck ka mbere like tubwire mu bice ukuntu agacheck ka mbere cyo agakoresheje no gushora man njye njya gukora nyine video wese ugasubiza mu muziki njye nshora ntunguka ariko one time ndabizi ko bizakunda word kabisa word you keep your shit you keep your head up nka Elon subize se ko yamaze imyaka 6 ashora tunguka kandi ikizere kirahari bro wayimbwiye future yawe ukuntu ushaka ko bizaba bimeze I hope it be better for good man like for God God kabisa so concert like energy spirit yawe ibimeze gute iyo ubona uri guperformingira abantu ungana gutyo ari ukiri mu upcomings uri kuri stage uri kureba abantu mu maso yawe like spirit yawe muri wowe uba wumva umeze gute word shangewe mbona ari neza tu kuko nyine ni bake babibona nyine babona ayo mahirwe yo kugira aho hantu tu nge rero ibyo mbona ngenda bya appreciating by'insazi ngewe ndi kubona nyine hari abantu baje nyine kunshyigikira mpita numva nyine ari iby'agaciro tu nyine bikahita bima n'imbaraga zo gukora izindi boro noneho ziri hejuru fo ni iyihe concert wakubisemo cyangwa se agashow wakubisemo cloud ikaba iri mad man hakaba hari mad vibe ku buryo udashobora kuyibagirwa like nyine wakubise muri izo show ufite show hafi 6 wakubisemo ariko hari imwe like yagustakinze mu mutwe which one ahaboro shaso ndahibuka bahita Planet nimba sinzi nimbo hazi to aho haboro harankomye haje abantu benshi nyine byaranunguye kuko nyine nibwo bwa mbere hari haje abantu benshi ubundi narakoraga akaza nyine abantu baraho nyine batari benshi ariko aho ngaho ho naravuze ati kabisa umva nabakomye nabishe dushaka no kubona
more of it man dushaka kubona ongadi bizakunda kabisa ongadi ariko nawe nukomeza gukora nyine kaderivaringa boro zimeze nk'izo ngendo muhasla mane endo mubadi nago fo sisha umuvuno nubiye ariko pretty goddamn gangster ngiye nubwo ari ikintu utambwiye ariko kandi ngiye kubaza kandi ugisubize nimba ari rumors tubimenye niba atari rumor niba ari true jeda kurabura people know that shit man you are talk for sure you go straight to that shit right so street ivuga ko you uri sister wumwe mu baraperi babikora hano mu Rwanda man mu bakoboyi kabisa badutamo boro zirenze bita OG2 Ton. What's your thought man? Shanji nyine ndi sister wetu so OG2 Ton noneho bya bintu bitangiye byagira umurongo it's a bloodline thing byahogize kuva kera for real hari undi muntu muri bloodline yanjye like muri fame wigeze akora kuri music cyangwa se ikindi kintu kiri associated na music shanje nabyo nzi kuko ntago njya mbibaza n'iki cyangwa mbibona ariko twebwe nyine harimo umwe udakora music tu ariko abandi twese turaba bad turabica hari abandi nabo iwanyu nabo bakora this shit uri kumva twebwe stay turi bane uri kumva hanyuma undi mu baby ni udakora music ariko nyine abandi baji babiri bo nyine barabikora tu that's what's up kuki tutarabona featuring yawe na OG2 Ton man sinzi ariko biri mu nzira tu tuzabibatekera tubibatemo okay man we can't wait to hear that shit man so birumvikana ko muri mwebwe mwese abo ngabo ninde watangiye music career bwa mbere muri mwe batatu mwese OG2 Ton so no OG2 Ton atangira career ya music cyane kari gangster wa byari bimeze gute situation home yari imeze turumva wowe ubikoze nyuma ya OG2 Ton yabaharuriye inzira home n'iki babasha no kubyumva we none hagitangira nta wundi muntu uraza muri ibyo bintu home byari bimeze gute mera kuri OG2 Ton byari insazi nawe urabizi ariko byagiye nyine bikunda tuba nyine barabyumva merewe nta n'ikibazo yabigizeho tu yaramubwiye keep it up for real mama wanyu shaka umusupport nawe n'umubadi blessing nawe ne attack for real man that's ibyo bintu dushaka abana ibyo bintu twishakira muri iyi minsi like for real dushaka abantu bumva boro dukora bumva waka dukora man no one piece of advice ku bantu ababyeyi bose bari out there bumva ko boro no ku mukobwa nkawe like bahita bumva ko ngo ari uburara ikirara mu one piece of advice man gira ikintu babwira bari abantu wallahi njyewe ikintu nababwira kuba umuraperi mani ntabwo nyine bivuze kujya nyine muri zirashi zo kunywa ibiyobyabwenge cyangwa iki ahubwo ni ukugira ngo bo baba biyumvamo iyo mpano bavuga ngiye guhindura n'iki industry kuko nta bantu benshi barimo tu rero njyewe ikintu nababwira mubareke bakora ibiboro bakunda kuko nyine nabo nyuma bazabazanira bazabatera ishema by'insazi kandi I know kabisa so pretty goddamn gangster ni yihe mama project yose wakoze like audio cyangwa video ni boro like washoyeho akantu ka gatubutse kuruta izindi ni boro igiye kuza tu iracyari no muri progress form igiye kuza zibanganda batamo that shit better be lit for sure ntabwo njye nabatamo boro y'insazi ntabwo tutamo wazi for real so among us izo ngizo zose umaze gukora noneho right now turabizi zose ni izawe wafashe pen yawe ushyira kuri paper urandika cyangwa se wanditse muri phone whatever shit
boro noneho ukunda man buri muntu agira aga favorite song kiwe nubwo abantu bo hanze baba bataragakunze cyane cyangwa appreciating boro yawe ukunda man muri izi boro zose umaze gukora ziri out ni ya boro tags you're my favorite. Se ubundi tags bivuze iki Pretty Gangster? Tags ubundi so navuga suzi ari ukubora ubuzi ikintu nyine muri English ako nyine wajya kugisobanura bikanga niki Kinyarwanda kiragora bya sushana rero nanjye ni muri ubwo buryo ndabizi I can teach you if you want. Okay, tell me. Okay. So Pretty goddamn gangster. Yeah. Nabonye ufite ink on your body. Ufite tattoos ku mubiri wawe which is dope kuri njyewe no kundi muntu ubisobanukiwe. Boro ziri neza kandi zimeze fresh man perfectly kabisa. So reaction yaba parents cyangwa se undi muntu wese ukureberera wari we wese akibona ko watayeho ink on your body, what was that shit? Nje ko nta kibazo babigizeho ra nje barambwiye no mubiri wawe ugomba kukoresha boro ushaka kandi cyane ko atari nabibi n'umutako man ibingiye 2025 nihe amount ya tatu ni nkihe ngano y'amatatu like umuntu yaba afite nawe akavuga ati cyakoze gang no shanjewe ahantu okay n'uburenganzira bwawe ko ngiyewe ku bwanjye ntago nashyira tatu on my face niki on your face for real that's good ahandi wataho niki ku maboko cyangwa he hariko on my face na nukuvuga ngo wowe anyone with a tattoos is cool anywhere nyine on my body ariko atari nyine kuri face niki no nimba tattoos uzibona ukabona is cool dread is how about dreadlocks umuntu ufite dreadlocks kubaji umuji ufite dreadlocks abari neji byinsazi abari legit for sure for real nigga you are savage for real man bro you are savage so no ni boro ni character umukowe yaba afite ukavuga ati ubwo n'ubugegera nyine ari kuboro man ari abaji baba badafite discipline niki nyine mu magambo bakora cyangwa se ibikorwa byabo ariko nyine ari umuji uba ufite izo urebye n'abaji nyine badafite amatatu n'iki nibo usanga ari insaza kenshi sufata them niggas mu masuti man n'udushati mu masuti man nibo binsazi batugize amahabara ariko them niggas ariko ugasanga nk'umuji yifitiye utu dread n'iki cyangwa se afite tatu ugasanga bari kuvuga n'iki biboro by'insazi kandi ari we muntu muzima mwiza hari akaboro ka pifla nigeze nabona ari kuvuga ati twe ntabwo turi abana babifeye mutabana babiri bariya bari mu mavewiti bagenda bariya baba bambaye neza n'iki baba bari mu dukoti batwikane bari ariko ugasanga abaji bari muri trenches n'iki nyine bazima tu for real that's what's up man. So Pretty goddamn gangster wenda ugitangira nk'ama media tour nimba warigeze uyakoraho like of course warayakoze kuba umu artist ariko ndibaza kubera iki se wumva ko beef atari ngombwa like muri game nese wari wumva nyine mu bantu nyine baririmba n'iki boro zisanzwe azamo boro z'insazi se ngo bari gutukana n'iki wapi bo nuko nyine bazi icyo bashaka okay barazigirana ariko ntago babishyira mu ndirimbo n'iki ngo batisingane n'iki ariko usanga mu baraperi nimba mugize n'akaboro gato mupfa tayari feri ya mbere ni muri stu sufata kandi izo shi wazi kuri njyewe okay kuri bo bazazikore ibyo birabareba gusa njyewe for me ikareka n'insazi nta muntu like muragirana ko ari ku buryo yashaka kudisinga niyo waba utaramusubije nje
sha simbizi nimba bahari gusa njyewe ntago niyo wandisinga njye ntago nagusubiza mani gareka none se hari muri hip hop culture Yeah. hip hop culture ubundi dissing ni party ya like ya sport ya movement muri hip hop culture kubera iki wowe uhita uyibona nka wazi ya danje njyewe bita nyine byambika isura mbi uri kubona nk'umumeri ayirebye yavuga se bino bintu we nibyo wagiyemo mani kugira gutukana mu ndirimbo n'iki ahita gutakariza icyizere cyangwa n'abandi bantu bari bagufitiye icyizere kigahita gitakara kubera ibyo biboro hari amadissing uzi like experiencing hano muri career yawe hari dissing uzi zabayeho hano mu Rwanda yenda si nyinshi zabayeho kabisa hari amadisi rega abantu benshi ntibanabimenya n'abantu banakurikirana na music like ariko this zabaye late like zikamenyekana twagiye tubibona ko nta ruhande na rumwe rwigeze rugenda rubyungukiramo cyane cyane wenda hano mu Rwanda abroad wenda hari ababikora zikanarya of course nago ariko hano rero nimba tubona yuko izo dissing ari ubwo ari ibintu biri gusubiza inyuma gaming yacu ispeta ko twa dissing you stop that shit umuji nyine akwiyenzaho kugira ngo nyine abone nka views n'iki bamurebe kuko abantu nabo bakunda byacitse be bakibona muri gutukana bahita baza biruka foshokereka cyaze warengereye nanjye nagutamo warije like niko kwihe point umuntu yageraho ari kudisinga pretty goddamn gangster ku buryo avuga ati no man njyewe ukivuga kuri meri wanjye mpita nza nkwica wahita umanuka muri bof ibindi byose ntariba ariko kuri meri njyewe nahita nkwica bro ari isoko abantu mubimenye ntago naheze sinuyu wakuzira wenyine na OG Tutoni Supatani family thing fight ya dance like he's your brother uramuzi like OG Tuton like nihize karite eshatu umukundira karite eshatu abantu benshi batazi like ni bloodline wawe benshi karite eshatu wowe umuziho abantu batazi cyane like umukundira so navugize nyine ni umuntu butuje tu ariko nyine yari kumwe n'abantu be kabisa nyine baravugana nyine tu so nabyita gute kwisanzura ariko umuntu agera mu bantu akabona ntago ari kubisangamo ariko yagera muri family cyangwa mu nshuti ze nyine akisanzura indi boro ubwo ni ya mbere ntabwo nabura quality eshatu kuri brawa indi boro nuko yitonda ariko iyo umuzanyeho adashaka ahita kuraburiza ikindi nzi ikindi ni ikihera ikindi nuko nyine akunda abantu betu nyine real ones nyine amenya ko aba keeping for real so OG Tuton yigeze yagera igihe nyine yakora movement zana danje zikomeye cyane like for real ariko ageraho asa n'ubugendesheje gakeya umuziki like wowe nk'umuntu mubana mu buzima buri inyuma ya cam and shit like hari ikintu wari ubiziho cyangwa niwe washatse kwifatira ko hari izindi boro aba ari kwitaho tu akaba bihagaritse ari no kwita ku muziki ariko hari n'ibindi biboro nyine arimo tu by'ingenzi so pretty goddamn gangster apart from music tuvuye kuri music hari ikindi kintu ukora uretse music no ntacyo for real so hobbies eshatu za pretty goddamn gangster hobbies eshatu
subonezi sha akuremo music ko yo ndayizi yo nta nubwo ari hobby ahubwo it's a goddamn drug. Hobbies eshatu like ibintu bitatu pretty goddamn gangster je nkunda gupiga guteka tu goddamn ibikompas ikindi siniki ikindi ntacyo nagihari ntacyo yeah. So nka outlaw twisore like as outro twisoreza n'iki twikomereza pretty goddamn gangster. Ni nakaye ka message ufitiye abakunzi b'umuziki wa pretty goddamn gangster man, pretty goddamn gangster cyangwa se n'abakunzi b'umuziki wa hip hop muri rusange? Trench kids, trench people, where are you? Hey, sure. tell them man, bagira kibabwira man fam. Icyambere nuko nyine ngiye mbakunda tu kuba nyine munyereka ko munkunze mukanansapotinga bigaragara atari no kubivuga gusa ni iby'agaciro. Ikindi nababwira hari ibintu byinshi biri on the way. Mutegereze mwihanganye bategereze bihanganye man, bategereze. So pretty goddamn gangster rero like dusoza hano muri Zap Club man, nubwo tutari twagera ku musozo neza like for good shaka ko nono unamo imwe muri verse fire shaka kudutwika man, let them know shaka kudutwika. Ready? For sure. Ready? Wallahi. Is you ready? For sure. Is you fucking ready? I'm ready. It's champion. Tamo. Twagiye. Yeah. Nigga, I'm bottle going. Get what the fuck you think I be doing? How I be making money day nice. Kids don't play the game, they know how to get. If you aim, I'ma get a fuck on my face, huh? Get a fuck on my face, she's tryna escape that nation. She be making money every day, no CC. I hustle my boy. She know how to live in the trenches. Young nigga try to get me easily. I'm bitch just this, but she against I'm pretty center. If you wanna say against us, I try. I can do what I should do for living. That be when I move like she can. What? She can. For sure. That's goddamn gangster. Gangster. Juri intimwe ya bora ya mbere wakubise bwa mbere me. Juri imwe. Icyo nshaka njyewe nigga njyewe mvaho sinzi icyo ukeneye na zindi nzira njyewe ndimo zani iyo peme tubone kuvuga bizima me my bro turi kuri movie dasanzwe na support yanyu ndi kumona umutsi nugera sinzigera nanjye mbareba. They go and get him. Girl, you can't fall. Uko bakubona inyuma sikumeza urabizi. You have to make your mama proud. It's a long way anyirimo njye nyine. Yeah, that's what's up, man. That was pretty goddamn gangster, man. Pretty motherfucking gangster. Yarari hano muri Zap Club, of course. This is Pizza Petit standing from Karini Court Empire. So pretty goddamn gangster. Umuntu agushaka yakubona hehe like kuma social platforms yawe ukoresha irihe zina? Kuri IG nitwa Pretty Gangster 8 hama kuri YouTube ni Pretty Gangster naho se nazindi jemboga nkoresha. For real, that's what's up. So nimba ushaka go polling up at a Pretty goddamn gangster shobora kunyura kuri izo platforms ziwe cyangwa se ukanyura kuri Zap Club n'abahuza ubaye ari kuri kuvuga ibizima man, like for real. So thank you so much, thank you for pulling up at Zap Club man. Ubutaha muri segment ya kabiri OG